Twajyana tugasubire mu fata ukuboko fata ukuboko ngeze imbere mu bikomeye uhora ndakwizeye ongera ubwire Imana gufata ukuboko fata ukuboko ngeze imbere mu bikomeye uhora unyigira fata ukuboko kungenda imbere mu bikomeye uhora unyigira ndakwizeye fata ukuboko kungenda imbere mu bikomeye uhora unyigira ndakwizeye.
kwararirimo ubwatsi impundu zikavuga hari ukurira kwararirimo ubwatsi impundu zikavuga igihe kimwe najyaga mbibaza ku magambo meza wambwiye akantangaza ariko nareba uko meze ntanatekereza ibyo uvuga abona bitazabaho igihe natangiriye kwizera nibwo nabonye indamu zanjye zimbera igihombo inshuti zanjye zimbaho n'umuryango wanjye ntiwanyumva bagira ngo narabadiwe none urabikoze ndatemeye ndabibonye usohoza ibyo wavuze nubwo jyewe ntakiranutse nashatse kukuvaho shidikanya cyane kubyuvuga ariko ntiwandetse wanyigishije kwihangana wemera yuko mbabara ugira ukwiriye ijoro rimwe ntaseka ariko irindi nkarira ukanyihorera none ndashyitse kandi ndashima urakoze Yesu none ndashyitse kandi ndashima urakoze Yesu none urabikoze ndatemeye nabibonye
Hallelujah. Reka tumushime uwo mwami w'abami kandi twongere tumuhamagare. Reka twongere dufatanye gusenga ugihagaze cyangwa upfukamye. Iyi ndirimbo irimo ibihe bibiri by'ubuzima. Irimo aho wumva Imana ibeshya umuremyi w'ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ukumva inkuru yakubwiye zimeze nk'impuha. Imana yabonanye na Mose imwibwira mu mazina, iramubwira ngo nitwa Ndiho. Iramubwira ngo ngwino tugende tujye gukurayo ubwoko bwanjye. Numvise umuniho banihishwa n'uburetwa Farawo abakoresha, ariko Mose agezeyo ababwira ibyo byose ngo uburetwa butuma batumva icyo Mose avuze. Nyamara ntiyari yabibwiwe n'umuhanuzi, nta nubwo byari ikibwiriza nk'uko gishobora kuba ari ikibwiriza uyu mugoroba, nta nubwo yari indirimbo nk'iyi ngiyi nziza ya Elayono. Mose yari yavuganye n'Imana, ariko uburetwa buremereye butuma bumva izo nkuru ari impuha. Ubwo buzima tujya tubuhagararamo, ubwo buzima benshi mu buhagazemo, ariko Imana ni iy'ukuri. Hari igihe gutabara utarabaye wo kwizerwa nk'uko baririmbye, ubutabazi bwayo bukagutera isoni n'ikimwaro, ukavuga uti Imana iyo menya ko ari ahangaha twajyanaga, iyo menya ko ari ahangaha wanyerekezaga, mba naratuje urusaku rukaba rukeya. Ariko reka twongere tumuhamagare uyu mugoroba. Wowe uhagaze mu bihe aho ijambo ry'Imana ryakubereye nk'impuha, amagambo y'Imana wumva yarahindutse impapuro zisanzwe, wanyemera tugahamagara Imana. Yesu yaravuze ngo inzu yanjye zitwa inzu yo gusengerwamo. Nyemerera turangurure twongere tumutabaze. Hanyuma wowe ibihe byahindutse udutize isengesho z'Imana yatubwiye byari bimeze nk'impuha. Hari ibyo twisanzemo, amajoro y'amarira, hari abo yahindukiye ibitondo by'impundu. Twabonye neza y'Imana. Iyo neza twabonye ituma tuzayivuga ahantu hose, tukavuguruza abamuvuga nabi, tukabwira abarira ngo nimuhumure, Imana yacu iratabara, nimuhumure, ibihe bijya binyurana kuko twabibonye. Nyemera tuzamura amajwi yacu hano hantu, nyemera duhamagara Imana iri kumwe natwe ngo yumve ibyisabwa. Ninyuranye ibihe, wahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ubuzima bwawe n'ubw'agaciro mu maso y'Imana. Si ubuzima bwawe gusa, nasanze ibidukoraho byose n'ibitwegera byose Data byitaho
kuko bifite icyo bidukoraho. Ikintu cyose cyababaza umutima wanjye data cyitaho, ikintera umunezero data cyitaho, ikintu kinyegereye cyose data cyitaho, kandi ntabikorera njye njyenyine, abikorera twese abana be. Hari igihe umuntu agira ngo data ntabyitayeho, ukagira ngo ntiyitaye ku ngorane ziri ku bantu bakwegereye. Ikintu cyose cyagukora ku mutima, ikintu cyose cyagutera kunezerwa cyangwa ikintu cyose cyagutera kubabara, byose data byitaho. Hari abacu barindwa kubera twebwe, hari ibyacu birindwa kubera twebwe, kuko data yita kugikora ku mutima wanjye, kugikora ku buzima bwanjye. Reka tuzamure icyubahiro cy'izina rye hano hantu, tumwambaza arumva. Yaremye amatwi nawe arayafite, yaremye akanwa abasha kuvuga. Ijambo rye rimeze nk'itegeko, yavuze biraba, ibihome ngo bikwitwa hasi, inzira zikaboneka. Aca inzira aho zitari, avusha amazi mu butayu. Wimara igihe uvunika ngo bizagenda gute? Nasanze zo ari imvune z'umutima. Imyaka myinshi nayimaze mbibaza aho bizaca ngo ntabarwe, nkahabura pe, mu bwenge ntaho, mu bigaragara ukabona ntaho, ukabona ibintu byararangiye, kandi koko biba byararangiye. Tukavunika umutima dushakisha aho bizaturuka, ariko yaserutse aseruka nk'Imana. Ntaca mu nzira tumuciriye, ntago tumurinda kumucira akayira, arihagije. Akorera aho tutatekerezaga, akura mu busa, ntakenera matière première. Ijambo rye rirahagije, yavuze ibitariho bibaho, yavuze ibidahari biritaba. Reka tuzamura amajwi yacu uyu mugoroba, reka dufatanye gusenga, tumubwire ngo turemere mwami w'abami, zana ibihe binyuranye ku buzima bwanjye. Data, turazamura icyubahiro cy'izina ryawe hano hantu, turazamura icyubahiro cy'izina ryawe. Izina ryawe risumba amazina yose, izina ryawe risumba abakomeye bo mu isi, izina ryawe risumba abami b'abami, izina ryawe risumba ibinyabwenge, risumba ibinyabushobozi, izina ryawe ridafite itangiriro n'iherezo, izina ryawe ritaremwe. Turazamura icyubahiro cy'izina ryawe hano hantu mwami w'abami. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nushyirwa hejuru uzireherezaho amahanga yose. Turashyira hejuru izina ryawe, turashyira hejuru izina ryawe. Izina ryawe ritananirwa, izina ryawe rishobora byose. Izina ryawe, wowe udashoberwa, wowe utabura uko ugira, wowe udakeneye amaboko yanjye ngo ngufashe gukora. Wowe wimika abami ugakuraho abandi, wowe ufite isi mu kiganza cyawe, nta nkingi wayishyizeho, kuko ijambo ryawe rihagarika ku busa. Wowe uhambaye, warangiza ukaba papa, ukaba data, ukanyita umwana wawe, ukambwira ngo uko ukunda Yesu niko nanjye unkunda. Ngewe wuzuye intege nke, ngewe wuzuye kugushidikanya, ngewe wuzuye kuguhakana, ngewe umenyaho gakeya, mu kanya nkongera nkayoberwa inzira zawe, mu kanya ngaseka, mu kanya nkijima, ariko ukankunda nk'uko ukunda Yesu. Dushyize hejuru izina ryawe, izina ryawe hejuru y'andi mazina yose, hejuru y'ubundi bwami bwose, hejuru y'ukundi gukomera kose, hejuru y'ubundi bwenge bwose, hejuru y'ibyitwa byiza, iby'isi yamaze kumenya n'ibyo itari yavumbura, hejuru ya byose, hejuru y'uburetwa bwose umwanzi yakwicaza ku buzima bwe, hejuru yo gushoberwa kose, hejuru y'indwara zose, hejuru y'ubumuga bwose, hejuru y'uburiganya bwose, hejuru y'amarozi yose, hejuru y'imigozi yose y'umwanzi. Izina ryawe riri hejuru ya byose, hejuru ya byose, hejuru ya byose. Reka andi mazina yose aca bugufi imbere y'icyubahiro cy'izina ryawe, imbere y'ubwiza bwawe. Ikindi kintu cyose kigize igihangange mu buzima bwe, uyu mwanya gikubitwe hasi, gipfukamire gukomera kw'izina ryawe. Indwara yishyireho gukomera, bakayiburira izina igashoberana, bakavuga ko itakira. Uyu mwanya ica bugufi imbere y'icyubahiro cy'izina ryawe. Ibyari imisozi bihinduka ibibaya,
umwami w'abami atambuke, atambuke mu buzima bwe, atambuke mu gahinda ke, atambuke mu bicuku bye, atambuke mu mwijima we, umwami w'abami ahace. turavuga icyubahiro cy'izina ryawe, icyubahiro cy'izina ryawe. Bwiza bwawe bwuzure hano hantu, bwiza bwawe bwuzure hano hantu, bwiza bwawe bwuzure hano hantu. Uburizemo ikintu cyose kitavuye kuri wowe, ikintu cyose kitavuye kuri wowe, ikintu cyose kitavuye kuri wowe kiri mu buzima bwe, ikintu cyose kitavuye kuri wowe. Turakwimitse mwami w'abami, turakwimitse hano hantu. Ni wowe dushyira hejuru, ni wowe twamamaza, ni wowe dushyira hejuru mu mitima yacu, ni wowe dushyira hejuru mu ngingo zacu, ni wowe dushyira hejuru mu mago yacu, ni wowe dushyira hejuru mu gihugu cyacu, ni wowe dushyira hejuru muri iri teraniro. Ikintu cyose kitavuye kuri wowe cyume, cyume, kiranduke, gishire mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Ikintu cyose kitagombye kuhaba. Ndamenagura imbaraga z'umwanzi ziremerera ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwanzi zazanye kuremererwa mu ngingo ze, zazanye kuremererwa mu mubiri we. Ntashobora kukuzamura amaboko, ntabasha guhagarara isaha, ntabasha gusenga isaha, ntabasha kwiyiriza, ahora aremerewe, umubiri uhora unaniwe. Izo mbaraga ndazimenagura uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubu ni ubuturo bw'umwuka wera. Iyi ni inzu yawe. Wime mwuka wera, wime muri uyu mubiri, ufate icyicaro uganze. Iby'ubumana bari byo bihaba, umugisha utanga bari uhaba. Ubwiza bwawe bumanuke mu mubiri we, ubwiza bwawe bumanuke mu ngingo ze, ubwiza bwawe bumanuke mu rugo rwe, ubwiza bwawe bumanuke mu rubyaro rwe, ubwiza bwawe bumanuke aho yashatse. Ubwiza bwawe, ubwiza bwawe, ubwiza bwawe, ubwiza bwawe, igitinyiro cyawe, imbaraga zawe, kubaho kwawe. Reka buri munyururu wose, yaba waboshywe vuba aha ngaha, yaba yaboshywe kera, yaba bamuvuze ataranavuka, uyu mwanya utakaza imbaraga, utakaza imbaraga, utakaza imbaraga, utakaza imbaraga. Umurekure, umurekure, ucike, 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 ucike ku buzima bwe. Ngo nk'uko inyoni icika umutego igaciga ikigoyi cy'umugoyi, ngo niko umuvumo w'ubusa udafata abari muri Kristo Yesu. Twahindutse ibyaremwe bishya, ntitukiri abo kurebera mu masekuruza. Reka ikintu cyose kikimuriho iregalma, kikimuriho bitemewe n'amategeko, kuko yahindutse urubyaro rushya, kuko yahindutse icyaremwe gishya. Cyamburwa imbaraga, cyamburwa imbaraga, cyume, cyume uyu mwanya, gitakaza imbaraga, kimurekure, kimurekure, kive ku mubiri we, kive mu bugingo bwe, kive mu rugo rwe, kive mu kazi ke, kive mu rushako rwe, kimurekure, kimurekure. Abohoka agende, atumbagizwe mu migambi yawe, atumbagizwe aho wamugeneye, ahagarare muri destine ye, ahagarare aho wamugeneye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umuvumo zimenagurike, imbaraga z'icyanyura zimenagurike, igicucu cy'urupfu cyimuke, cyimuke. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo abagukurikira ntibazagenda mu mwijima ukundi, abagukurikira ntibazagenda mu mwijima ukundi. Reka igicucu cy'urupfu gitwikire ubuzima bwe, cyomoroke nk'uko igihu cya mu gitondo kiraswaho n'akazuba kikagenda. Reka icyo gicucu cy'urupfu gihora kimubwira ko ari uwo gupfa, ko atazarama. Uyu mwanya cyomoroke, imbaraga zawe zikimareho, zikimareho. Yamenyeshwe imigambi yawe, amenye ko ari uwo kurama, kugira ngo asohoze ibyo wamuremeye hatabuzemo na kimwe. Ikirere cyamubereye nk'umuringa, agahora akora homba, ntacyo gisohozwa ngo kirangire, agahora mu ruzerero, agahora azenguruka. Ikirere cyamubereye nk'umuringa, akabura imbaraga za consistency no mu nzu yawe, akabura imbaraga zikomeza ibyatangiye ibyo ari byo byose. Icyo kirere reka gihure n'imbaraga zawe mwami w'abami, kimenagurike uyu mwanya mu izina rya Yesu.
mu izina rya Yesu. Ndamuvugaho gukomerera mu rugendo, ndamuvugaho imbaraga zo gusenga, ndamuvugaho kwegurwa n'imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera zuzura umutima we, zuzura ubuzima bwe, zuzura imibereho ye mu izina rya Yesu. Ikirenge cye gikomerere muri uru rugendo rw'agakiza, ikirenge cye gikomerere mu migambi ya, maze umugisha utanga umwomeho, umwomeho. Umugisha wari utwikira ikirere cye, umugisha wari utwikira urugo rwe, umugisha wari utwikira imirimo ye, umugisha wari utwikira imigendere ye, umugisha wari utwikira imikorere ye. Ikirere cy'umugisha, ikirere cy'umugisha, ikirere cy'umugisha kimara umuvumo wose no kunanizwa kose ku buzima bwe, ku buzima bwabe mu izina rya Yesu. Imbaraga zamusabye zimuruke uyu mwanya, zimurekure burundu mu izina rya Yesu. Azirusha imbaraga, aziremerere, ahinduka ikirimi cy'umuriro. Imbaraga zimufashe zimurekure, ahinduka ikirimi cy'umuriro. Urakoze mwami w'abantu. Tuvuze umugisha no guhirwa kuri aba bahungu n'abakobwa bawe. Tubavuzeho umugisha, tubavuzeho guhirwa. Ibimureba byose n'abamureba bose bamwita umunyehirwe, bamwita umunyamugisha. Umugisha umukurikire, uhirwa bimwomeho. Kugwiza imbaraga zawe bimubeho umugabane we, akaramata, yimurwe mu basubira inyuma, yimukire intwari zo kwizera muri babandi batwebwe tutaraho gusubira inyuma ngo turimbuke. Ibyo bimubera umugabane kuri ubu n'iteka ryose. Imbaraga zaremereraga umwuka we zikamubuza guterana yikurikiranya, zikamubuza gusenga yikurikiranya, zigahora zimuzimya. Yagira ibihe byo gusenga, byo kwiga ijambo ry'Imana bikaba igihe gitoya. Izo mbaraga nzicagaguye hejuru y'ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Ubuntu bwuzura ubuzima bwacu muri uyu mugoroba. Grace, ubuntu, bwa buntu buduhindukira nk'amababa, bwa buntu butugurukisha tukarenga ibihanamanga, tukarenga imisozi tutakabakirije, tutakabashije. Wowe umugabane wagushaka bose uyu mugoroba. Ubuntu, ubuntu butwambutse ibikombe by'amarira, ubuntu budutambukana mu majoro y'umwijima no gushoberwa. Bwa buntu, bwa buntu umugabane wawe muri hungu wawe na buri mukobwa wawe urimo kukwambaza muri iyi minsi. Bwa buntu, bwa buntu bwambukana umuntu akarenga ubutayu akazagera i Kanani. Bwa buntu bwambukana umuntu mu gihe cy'umwuma ameze nk'aho atumva ijwi ryawe. Bwa buntu butwambukana bukahaturenze, abuhabwa uyu mugoroba. We ku buzima bw'abahungu n'abakobwa barimo kugushaka. Ubuntu butwambutsa, ubuntu butwambutsa, ubuntu butuma dusubizwa intege mu ngingo, ubuntu butuma amavi yarananiwe yongera gukomezwa, ubuntu butuma amaboko yaratentebutse asubizwa mu imbaraga, ubuntu butuma ijwi ryacikanaga ryenda kuzima risubizwa mu imbaraga, ubuntu butuma urumuri rwa rurimo rucumba rutazima ahubwo rwongerwamo kwaka, ubuntu butuma ubuzima bwari bumeze nk'urubingo rusadutse, ubuntu butuma ubwo buzima budatembanwa ahubwo bugakomeza. Ndavuga ubuntu mwami, ndavuga ubuntu kuri aba bahungu n'abakobwa bawe, ndavuga ubuntu muri iyi nzu, ndavuga ubuntu kuba kwambaza, ndavuga ubuntu kuba arimo kugushaka. Ubuntu bwambukana umuntu yakebuka inyuma akajya yibaza uko yatambutse. Ubuntu bwabaye kuri Yosefu nta kwihakana mu myaka 13 irenga yo kurorongotana. Ubuntu bwabaye kuri Daniyeli, ubuntu bwari ku mwami wacu Yesu Kristo. Uracyari umugabane wacu abera, ntabwo ujya utureka, ujya udusiga, usohoza icyo wavuze, ntabwo ubeshya, nturi umwana w'umuntu ngo wivuguruze uvuge ngo amusore narikineraga. Uri Imana, uzahora uri Imana, uzahora uri Imana twabyumvise, uzahora uri Imana tutabyumva, uzahora uri Imana twamenyeho gakeya ku migambi yawe, uzahora uri Imana tutayisobanukiwe, uzahora uri Imana.
umutima wanjye urakuramye. Urizerwa, 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 urizerwa. Urakoze data. Cyubahiro, gukomera, ubwiza, ubwenge, ubudahangarwa, byose ni ibyawe. Ninde wagereranywa nawe? Ninde wo gushima atari wowe? Urusha icyubahiro abitwa abanyacyubahiro, urusha gukomera ibyitwa ibikomeye, urusha amaboko ibinyamaboko. Turahirwa kuko tugufite nk'Imana, turahirwa kuko twahindutse ubwoko bwawe, turahirwa kuko turi abana bawe. Warakoze kuturembuza, warakoze kudukuruza ineza yawe, warakoze kutuzana mu rugo rwawe ukatugira abana. Warakoze, warakoze, warakoze kutadusize twenyine. Waravuze ngo uzabana natwe kugera ku mperuka y'isi. Uri kumwe natwe, uzadusiga twenyine, ntuzigera udusiga. Niyo tutakumva uba uhari, niyo amaso atarimo kukubona uba uhari. Urakoze data. Wime muri iyi mitima. Iyi mitima turayikweguriye, ibitekerezo turabiguhaye. Ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe bahungiye munsi y'amababa yawe turabuguhaye. Wowe ugira icyo ukora, wagikora kigakoreka. Turabuguhaye. Tuguhaye imitima, tuguhaye ibitekerezo, tuguhaye ibyo twibwira, tuguhaye ibidutera ubwoba, tuguhaye ibidukanga, tuguhaye amashimwe yacu, turabiguhaye. Ni wowe mwami dupfukamira. Barakoze kutugira abana, barakoze kutugira inshuti. Barakoze papa. Haleluya. Imana nishimwe. Imana ibaho umugisha cyane. Haleluya. Reka twongere dushime Imana ku bwa Elayon. Mubasabire umugisha w'Imana. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Haleluya. Komeze bayishurire urukundo rwa Kristo kugira ngo mururirimbe natwe dufashwe. Amen. Kandi mwarakoze kwemera kubana natwe. Abantu b'Imana bafite impano nyinshi, nimugire ngo bararirimba gusa. Haleluya. Mubyumva neza ko indirimbo ziba zivuye ahantu. Imana ibagire neza. Haleluya. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Wakoze kugaruka mu nzu y'Imana. Mwami Yesu aguhe umugisha. Mwami Yesu asubize gusenga kwawe. Haleluya. Ntabwo amatwi ye yapfuye ngo ananiwe kumva ibyo tuvuga. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Yumuvugisha umwizeye, no mugizi wa neza, no mutunzi w'imbabazi. Nta muvuga butumwa uramenya kumuvuga nk'uko ari. Tuvugaho gake, tugahishirirwaho gake, ariko no mutunzi w'imbabazi. Haleluya. Yitwa Rukundo. Ariko nabyo tubivuze biba ari bigufiya kuko hariho n'abantu bitwa ba Rukundo. Icyambo umutima wawe ukamwiringira wese, icyamukirundurira muri urwo rukundo no mu maboko ye ukirekurirayo, uzanyurwa, uzashira umunkanyari, uzashira ubwoba bw'ibihe, uzashira ubwoba bw'ibihe, uzashira ubwoba bw'ejo hazaza, uzashira ubwoba bw'ibiteye ubwoba hano ku isi, dore kuri byinshi. Ariko iyo wirekuriye mu mabaye usigara wimerera nk'akana gatoya, kandi uri umuntu mukuru kimwe nanjye. Kajya wikora rimwe na rimwe ukajya ugira ngo ntutekereze. Haleluya. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Turakomeje gusenga. Uyu ni umunsi wacu wa kabiri. Mwami Yesu aguhe umugisha niba ufatanyije natwe urwo rugendo, kandi icyiza cye aho tuzi yaratwakira. Niba ayo makuru utari uyafite uyafate, dukomezanye no ku munsi w'ejo. Imana nishimwe cyane. Hari ibikorwa twakoze ku cyumweru cyashize, tuzabibabwira kwa gatatu utaha mu magambo arambuye, ariko mwarakoze kwitanga. Abo twasuye barishimye rwose, baduhaye intashyo, tuzabibabwira.
kiriya gikorwa cyo gusura abagororwa. Mwarakoze gutanga ubutunzi bwanyu. Imana ibahe umugisha, tuzabaha raporo irambuye. Haleluya. Na bya bindi twari turimo muri iyi minsi byose mwatangiye amafaranga yanyu, Umwami Yesu abibahere umugisha. Haleluya. Reka dukomeze mu ijambo ry'Imana. Komeze kwibwira mu mutima wawe ko nawe wemerewe, ugenewe gutunga imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Mubo Yesu yacunguye, mubo Yesu yaguze amaraso, ntawe atageneye gutunga imbaraga ze. Nubwo turi inzabya zoroheje, ibi bindi bimeze nk'ibimeneka ubusa, kandi koko tujya tumeneka, ariko Umwami Imana yashimye gusuka ubumana bwe bwose n'imbaraga ze zose. Ibyo Yesu ari byo n'ibyo Yesu afite, Imana yahisemo kubigusukamo. Haleluya. Nta mwana w'Imana wagenewe utemerewe gutunga izi mbaraga. Imana nishimwe cyane. Habaho kubiyoberwa, habaho gutinda kumenya ukuri, habaho kudahura n'amagambo y'Imana ugatinda kumenya uriwe, ariko sibwo buzima. Ubuzima bwacu nubwo gutunga imbaraga z'Imana. Haleluya. Haleluya. Kandi turi mu rugendo kugeza igihe Data azatwuzuriza ibyo yari yaranditse ku buzima bwacu byose, hatabuzemo na kimwe. Haleluya. Nta muntu n'umwe ufite kwigereranya nawe. Imana nishimwe cyane. Igitangaje niyo wihaye gutangira kwemera ibintu by'imbaraga, gutangira kwizera Imana cyane, hari inshuti zawe, hari urungano, hari abo mwagendanaga, muhita murekeraho gukomeza kugendana. Hari umuntu unyumvise? Kuko bahita bavuga ati ibyo bintu wigize, ibyo bintu byo gukabya, ibyo bintu byo kuvuga ibintu byo mu mwuka, ibyo bintu ntabwo byumvikana. Nyine ntibyumvikana. So urashaka kumva ibintu byose by'Imana? Rero hari abantu duhita dusiga. Haleluya. Cyangwa umutima wawe ukagira inyota, kugira ngo uzasingire, uhagarare mu bintu byose Data yanditse ku buzima bwawe. Nturo kugereranywa nanjye, sindi bo kwigereranya nawe. Hari ibintu Data ngo yanditse mu gitabo cye, yandikamo iminsi yawe hatarabona umunsi n'umwe. Ubu hari ibintu rero yavuze ko nzaba ndibyo, nzaba mpagazemo muri 2023, gashobora kuba narasigaye nko muri 2002. Muranyumvira? Turashaka izi mbaraga. Haleluya. Kandi icyo Mwuka Wera azatwongorera tuzagikora, icyo azatwongorera, haleluya, tuzamwumvira. Imana nishimwe. Icyama tukaba dufatanyije urwo rugendo. Haleluya. Turabyibuka rero ko umuntu yatakaje ubutware bwe igihe Adamu yakoraga icyaha, natwe twese tukabigenderamo. Hanyuma Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo aje arongera kubw'urupfu rwe no kuzuka atugarurira bwa butware. Haleluya. Yesu rero yacunguriye umuntu. Gucungura, tuvuze gucungura mu Kinyarwanda nyine twamenyereye kuducunguza amaraso, ariko ni nko kwishyura ikiguzi. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyanjye cyangwa ikintu cy'umuntu wasigaranye, bukendaza ndagicungura, nguha icyo ushaka. Niba ari amafaranga wasabaga ndayaguha, icyo kintu ndagicungura ngisubiza nyiracyo. Mwabyumvise inshuti z'Imana? Haleluya. Nuko bimera. Kwa kundi uguhatiriza inzu, hanyuma banki ikaguha ideni, ukananirwa kuryishyura, ntibikabe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ariko byagenze gutya, undi muntu akava ku ruhande akaza akakwishyurira amafaranga ya banki, niba ari $50,000, hanyuma agacungura inzu yawe, atayicunguriye kuyitwara kuko afite ibimuhagije, akongera akayiguha, cyangwa cy'ubutaka kikagaruka iwanyu. Bibe bityo mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyo rero nicyo Yesu yadukoreye. Ariko twabimenyereye ibintu byo gucungurwa tukumva birasanzwe, ariko Yesu ntabwo yatsinze Satani gusa, yishyuye n'ibyo Satani yarekramaga, n'ibyo horagaburana n'Imana, akavuga ati Mana urera urakiranuka, igihembo cy'icyaha n'urupfu, bagomba gupfa. Yesu araza yishyura ikiguzi. Haleluya. Hanyuma duhabwa ibyo twari twaratakaje. Niyo mpamvu gukizwa ari igitangaza, gusa ntituba tubizi, yenda tubimenyaho gake gake. Rero Yesu nuko yacunguriye umuntu ubutware bwe, yishyuye icyasabwaga kugira ngo ubutware bugarurirwe umwana w'umuntu wamwizeye. Haleluya. Yarabwishyuriye, arabufata, abusubiza umuntu wuhe? Umwizera. Haleluya. Umuntu turabizi, twarabivuze, yari yaraguye, hanyuma inkoni y'ubutware
inkoni y'ubutware imuva mu maboko iragwa. Satani arayitoragurira arayigumana kugeza igihe Kristo yazi. Niyo mpamvu Yesu yagombaga kuza ari umuntu. Ndifuza kongera kubishimangira, ntacyo bitwaye, kuko inshuro nyinshi tumenya Yesu nk'umwana w'Imana, ariko ntitumenye igice cyadukijije cy'uko yagombaga kuba umuntu, agashushanywa natwe, kugira ngo ibyo twishe wabikore, hanyuma natwe tugabane ku byo we yakoreye tutanabikoreye. Abaheburayo 2:14-16 haravuga ngo nuko rero nk'uko abana biririmbye, haleluya, nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa. Muri make, rutere imbaraga za Satani guhinduka ubusa. Nil essence fait, wa mugani w'Abafaransa. Haleluya. Ngo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, wa undi wari ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Yesu yarapfuye, hanyuma mu rupfu rwe ahita yambura Satani imbaraga zihinduka ubusa, asigarana ikinyoma cyo kutubeshya tutari twabimenye. Haleluya. Ngo ibyo yabikoreye kugira ngo abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Ngo kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Abrahamu, yatabaye wowe nanjye. Haleluya. Yapfuye nk'umuntu kugira ngo abashe kwambura Satani imbaraga n'ubutware, hanyuma bisubize umuntu wahinduwe, umuntu wavutse ubwa kabiri. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ikibazo rero twibaza rimwe na rimwe gidutera gusenga gake cyangwa se kudasenga, Imana nishimwe cyane, nuko duhora twibaza ngo Imana ko ari Imana, kuki itabikora nk'uko ishaka? Twarabivuze ku munsi w'ejo, ariko niba hari ikibazo kiruhije imitima y'abera ni icyo ngicyo. None Imana ko ari Imana, murabizeye n'igihe tunebwa tukuvuga ngo bibe uko ushaka, atari uko twakunze ubushake bw'Imana, ahubwo ari uko twariganijwe ibyo twagombaga guhagararamo. Haleluya. Imana itugirire neza. Imana ni Imana, ariko twarabivuze turabishimangira, isi Imana yayihaye abantu, ubutware irabubaha. Imana ni umugabo w'icyubahiro udashobora kwivuguruza mu byo yavuze. Niba abantu b'imfura basanzwe bativuguruza mu magambo yabo, Imana nawe ntabwo yivuguruza nk'Imana, irabisumba kure. Haleluya. Noneho tukibaza ngo kuki umwana w'umuntu, kuki ataje nk'umwana w'Imana gusa? Ibi nibyo bitwereka impamvu dusabwa gusenga, kuko Imana itazavioletinga, ntabwo Imana izica, ntabwo Imana izarenga ku byo yavuze, yivugiye mu bushake bwayo. Ntabwo yavogera ubutware yahaye umwana w'umuntu utegetse, ntiyakoresha ubutware bwayo ahantu yamaze guha undi muntu. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu murimo wo kuyobora hano ku isi ni uw'abagore n'abagabo n'abahungu n'abakobwa bakijijwe. Imana nishimwe. Haleluya. Muri Yohana 5:27 haravuga ngo kandi yamuhaye ubutware bwo guca amateka, kuko ari umwana w'Imana. Yego, yego yababawe. Haleluya. Ngo kandi yamuhaye ubutware bwo guca amateka, kuko ari umwana w'umuntu. Muranyumvira shize Imana? Haleluya. Reka tugendane twumva aka kantu hanyuma tuze tunasenge. Ngo yamuhaye ubutware bwo guca amateka, yamuhaye ku executa judgment cyangwa judgment, kubera ko ari umwana w'iki? W'umuntu. Nuvuga ngo Yesu byamusabaga kwaba umuntu kugira ngo abashe ku executa ubutware bwahawe abantu. Haleluya. Ntabwo Imana yari bwivuguruze, yagombaga kuba umuntu kugira ngo abashe gukoresha ubwo butware bwari bwarahawe abantu. Ntabwo Bibiliya inyerera ururimi. Hari igihe umuntu aba avuga akanyerera ururimi agaciko. Muranyumva shize Imana? Agaciko akavuga icyo atari kuvuga. Ntabwo Mwuka Wera yanyereye ururimi ngo angaba yerushyire mu mwana w'Imana none ashyire mu mwana w'umuntu. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo kandi yamuhaye ubutware bwo guca amateka, kuko ari umwana w'umuntu. Yararimo gukorera muri tere ikorerwamo n'abantu, yagombaga kuza ari umuntu kugira ngo ubwo butware nabukoresha bukore. Haleluya. Icyamukumva imbaraga ziri muri wowe. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu rero yagombaga gupfa
kugira ngo abashe kunyaga Satani wari ufite ubutware bw'urupfu. Handi mu Baheburayo 2:14 usubiremo ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso. Uyu munsi iyo uvuze kuri sister wa Yesu cyangwa uri umuvandimwe we uri muri umunawe, abatazi Bibiliya bumva ari ukwiyemera, ariko nyamara nibyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu muvukana mu nyama n'amaraso muravukana kwa mwene iwanyu, twebwe iwacu ni kwa Mazimaka. Ni ukuvuga ngo turavukana kwa Mazimaka, ariko nimba adakijijwe hari ahandi hantu tutavukana, tupfana ibyo kwa Mazimaka. Ariko njye nkaba afite ubundi buvandimwe n'umwana w'Imana, kuko twahuje umubiri n'amaraso. Haleluya. Bituma rero umwana w'Imana yivanga mu byanjye, kandi bigatuma ibyanjye bitagenwa hano mu isi, kuko mfite undi muryango nkomoka muba mu ijuru. Haleluya. Ibyo bikama ubudahangarwa n'ubutware n'imbaraga no kunyurwa. Mana nishimwe ngo nukora nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Ni ukuvuga ngo Yesu twaravanze nyakuvanga. Niyo mpamvu ukwiye kujya utegeka umubiri wawe ukabwira uti mubiri wa Yesu nturwaragurika, ntusaza imburagihe, nta bintu byo gukobana hakiri kare, turacyafite umurimo wo gukorera Imana. Mubiri wa Yesu twavanze iki? Umubiri n'amaraso. Haleluya. Iyo wabimenye hari ibintu wanga kandi bigakunda. None ubu ko aribwo ngitangira kuvuga ubutumwa, ubu ni insaza none anganga itangana n'imyaka mfite, murabona? Haleluya. Ndamubwira ndi rero umubiri wavanze n'uwa Yesu. Komeza ubu ugira itoto, ugira imbaraga, wambara urukweto rurerure ariko mu mugongo wahagarare, uvuga ubutumwa bwiza, umanuke mu misozi, uzamuka indi, kuko uri umukozi wa saa 11 warakererewe. Haleluya. Urukweto rurerure ntago birimo, dore ko mukunda gufata ibidafite umumaro. Yesu nashimwe cyane. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo binjiranyemo. Haleluya. Mana nishimwe cyane. Yesu rero gupfa nk'umuntu byamuhesheje access cyangwa se access ku bwami bwari bwihariwe na Satani, umutware wari uw'urupfu, kuko Yesu yaje ari umuntu. Kandi mwibuke ko ubutware Satani yabunyaze umuntu kubwo kumuriganya, yabunyaze umuntu. Yesu yagombaga gupfa nk'umuntu, niyo mpamvu mu mubiri yarababaye, harababaye. Yesu ashimwe cyane, kuko yagombaga kunyaga Satani ubutware ari umuntu, kuko yabumunyaga ari Imana. Satani aza amategeko n'amahame, yari kuvuga ati ntago byemewe, bwatawe n'umuntu, none umanutse kubisubirana uri Imana, uratujijishije, uratwibye, Mana urera urakiranuka, hano ntago ukiranutse. Byasabaga ko Yesu aba umuntu. Haleluya. Kugira ngo agarure ibyatawe n'umuntu, abari muri Kristo Yesu ubutware twarabugaruriwe. Mana nihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nimukajya mwita kuri ariya magambo y'abapfapfa y'abantu batasoma Bibiliya, batitaye no kuby'Imana, babikerensa, bavuga ngo ubwo senga Imana ngo gutsinda icyaha ngo yagomba kwica umwana wayo. Ibiganiro nk'ibyo ntukanabisubize, ntugasubizanye nabyo. Ibiganiro bivuga ngo ubwo senga iyo batwandikira ngo turaba akarere ka Kicukiro ngo ntibandikira abikorino, ntukabasubize. Ibyo ni ntasubizanya nabyo, rero gutakaza umwanya. Urasenga kugira ngo batwikururwe nk'uko nawe batwikura. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Ubutware wa Satani abunyagwa atyo. Yesu agarurira umwana w'umuntu ubutware, ya dominion, kwa kuganza bwa butware busubizwa mu maboko yabaye regenere, yabakijijwe, yabahindutse ibyaremwe bishya. Haleluya. Ariko ntiyabumenyaze gusa, yasize amenaguye ubutware bwa Satani. Muribuka inkuru ziri mu Itangiriro igice cya 3, aho Imana yahindukiriye ikabwira inzoka, ikamwira ngo shyize urwango hagati yawe n'uyu mugore, kandi urubyaro rwe. Bibiliya yera yabivuze yoroheje, yaravuze ngo ruzakugira gute harya. Yakoresheje ijambo ryoroshye, ntabwo yavuze kumenagura, ruzagukomeretsa. Voilà. Bibiliya yera yakoresheje gukomeretsa, ngo ruzagukomeretsa umutwe, ntago ari gukomeretsa umutwe, nukumenagura. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Urubyaro rw'umugore ruzakumenagura umutwe, nawe urukomeretse ku gatsinsino, ariko umutwe w'inzoka nukumenagurika. Nukuvuga ngo Yesu amaze kugarurira umwana w'umuntu ubutware, yasize amenaguye ubutware bwa Satani. Haleluya. Yamenaguye umutwe w'inzoka. Uyu munsi hasigaye ibikangisho. Niyo mpamvu urugamba rwose Satani aduteza rubera mu mutwe. Imana nishimwe. Haleluya.
haleluya. Muri Matayo 28:18 kugeza kuri 20. Abataza amakuru mu isi y'amasengesho turangiza saa 2:30. Mana nishimwe. Kuwa gatatu usanzwe turangiza saa 2. Matayo 28:18 kugeza kuri 20. Ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo. Ariko Yesu we nzagukunda. Haleluya. Umugabo utarya indimi, umugabo utarica ku ruhande. Mana nishimwe cyane. Haleluya. Iyo arimo ababwira icyo bisabwa kugira ngo umuntu abe umwigisha we ntaca ku ruhande, arababwira ngo utikora umusaraba we ngo nkurikire, uwo ntakwiriye kuba mu bigishwa banjye. Ufashe isuka areba inyuma yongera agaruka, uwo ntakwiriye kuba mu bigishwa banjye. Ukunda se na nyina kubandutisha ntakwiriye kuba mu bigishwa banjye. Ntagavuga aca ku ruhande. Niyo yaje kuvuga iby'ubutware nabyo bivuga nkuko biri. Mana nishimwe cyane. Haleluya. Ngo nuko Yesu arabegera avugana nabati, nahawe ubutware bumwe na bumwe. Nahawe ubutware bwose. Muri bwose haba harimo iki? Haba harimo bwose. Ntabwo abivugira kutureshya, mwibuke ko atareshya, yitwa kuri. Haleluya. Nta kinyoma, nta kureshya, nta kumanipira, nta byateye bya none bimubamo. Iyo buza ko atari bwose aba yaravuze ubwari bwo akarekeraho. Haleluya. Ngo nuko arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende. Mu yandi magambo ubwo butware nimbwo muzagendana, ndabubahaye. Ntabwo arimo kubaha amakuru gusa asigara aho ngaho. Ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi imwe n'imwe muri mu masengesho. Haleluya. Ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Iyo ugize umugisha aya magambo ukayarya kugeza igihe yicare mu bitekerezo byawe, ubwoba bw'ibihe burashira. Nta hantu utinya, nta hantu ugirira ubwoba, uba ubizi neza ko ari kumwe nawe. Nagahinda kuko ari abana b'Imana bazi ko Imana itari kumwe nabo. Nibyo bitera imvune n'agahinda no gushoberwa. Aya magambo niyo mpamvu tukwiye kuyarya, tukongera tukayarya akatwuzura. Twaba turota akaba ariyo turota, twaba twivugira ibisanzwe akaba ari yaza, akaba ari yasohoka mu kanwa kacu akatwuzura. Haleluya. Na afite ubutware bwose mu ijuru no mu isi, kandi ari kumwe natwe iminsi yose. Ntabwo ari kumwe natwe ku isabato, ntari kumwe natwe ku cyumweru, ntari kumwe natwe twagiye mu masengesho. Ibi ngibi tuvuga tuvuga ngo ubwiza bw'Imana bube ahangaha, nuko tuba dushaka mowa, tuba dushaka kubwumva kurushaho, ariko ari kumwe natwe. Kwa kundi tuvuga ngo ikirere cyadufungukiye cyangwa cyadukingiye ntibimwigizayo we. Oya. Ntibimwigizayo. Ari kumwe natwe iminsi yose. Haleluya. Kugeza ku mperuka y'isi. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Umwe mu bigishwa ba Yesu washaje, Yohana, Yesu yaje kumusura. Mu gitabo cy'ibyahishuwe hari nka nyuma y'imyaka 60 Yesu asubiye mu ijuru. Ureka ko Yohana yashaje afite muri za 90. Kandi mbere ko Yesu yapfuye afite imyaka ngahe 33. Kandi ba Yohana nabo bari abajene kimwe na Yesu. Tagira ngo bari abasaza. Kuko tubona abapasiteri benshi abasaza, tujya tujya ngo n'intumwa za Yesu zari abasaza, bari abajene bo muri 30 munsi ye, ndetse bivuga ko Yohana uyu nguyu ashobora kuba yari mu bato. Hanyuma Yesu aza kumusura ku kirwa cya Patimo. Mu byahishuwe 1:17-18. Nyumvira aya makuru meza. Haleluya. Ngo mubonye ntyo, uwo ni Yohana urimo kuvuga. Ngo mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyo korana narapfuye, ariko none dore mpora witeka ryose, kandi mfite, haleluya, imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Ubutumwa dutwaye nshuti z'Imana n'ubw'icyubahiro cyinshi. Haleluya. Buratangaje. Nuko tubutwaye tutabizi. Niyo mpamvu tuvuga buke buke, niyo mpamvu tugenda duhetamye, ariko Yesu asura inshuti ye, asura wabanye, aramwibutsa. Haleluya. Aramwibutsa. Amwibutsa uwo ari we, amwibutsa ubwami ahagazemo. Ashobora kuba ari we ntumwa yonyine yari isigaye, ariko Yesu aramwibutsa. Ntabwo yaje agenda buhoro amubwira ngo dore disi barapfuye barashize, ngo dore twarashobewe rero ngo ubu kureba ngo byarananiranye.
nubwo bari barapfuye ubwami bwari bugikomeye, nubwo abigishwa bari barishwe ubwami bwari bugikomeye, nubwo abasefana bari baratewe amabuye ubwami bwari bugikomeye, nubwo Nero yari yaratwitse umujyi yaraciye ibintu ubwami bwari bugikomeye. Ntabwo Yesu yaje yagabanyije volume. Umva uko umwanzi atugenza. Ikibazo cy'isi kitugezeho adutera kugabanya volume yo kwizera Imana. None ukajya utinya kongera guhamya ko ari uwo kwizerwa, ukavuga uti se ndabivuga se nanjye bitarakora, byaba byankoreye bitankoreye. N'ubundi butumwa bwiza ntibushingiye kuri history ya urutanzi. Ubutumwa bwiza ntibushingiye ku buhamya bwanjye, oya, nibuhinduka ntibugabanuka. Haleluya. Kuko ushobora guhamya neza y'Imana uyu munsi, ejo bigahinduka. It's normal hano ni ku isi, ariko ubutumwa bwiza ntibushingiye ku nkuru zacu. Icyakora ajya dusogongezaho kugira ngo aduhe icyo kuvuga. Ni mwiza. Ntiyaje rero yihonga avuga ati byaracitse byarananiranye. Yaje ari mu cyubahiro cyinshi. Mwibuke ko Yohana yari muryamye mu gituza, mwibuke ko Yohana yiyitaga intumwa Yesu akunda cyane, bari barabanye, bari baziranye, ndetse yari mwene wabo wugufi. Ariko aza mu cyubahiro cyinshi, uko ni ku mwami wacu ari. Ngo mubonye ntyo, ntabwo yamumenyereye ngo muryame mu gituza nko byari bisanzwe, ngo ahubwo mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya Yohana, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo, ziracyari iwacu, ziracyari mu bwami bwacu. Mfite imfunguzo, ntago bazinyatse, ahubwo nje kukubwira amakuru kugira ngo uzayambwirire abandi bera. Haleluya. Mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Mbega ubutumwa buhebuje duhetse, cyangwa bukicara mu mutima wawe, icyampa ukimenya, icyampa ukisobanukirwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu atugarurira icyo Adamu yari yaratakaje. Yesu yaje gutangiza urubyaro rushya, umuryango mushya tubarizwamo. Mana nishimwe cyane, umuryango w'abantu bafite ubutwari, urubyaro rufite imbaraga. Haleluya. Urubyaro rutandukanye n'urwari rwaragurishije ubutwari. Yesu yaje gutangiza umuryango mushya. Abo yacunguriye Imana Data, abo yacunguriye Yesu, araje atangiza urubyaro rushya, umuryango mushya. Uwo ntugira amoko runaka, uwo ntugira ibihugu runaka, uwo ntugira ikigero cy'ubukire cyangwa cy'ubukene, uwo ntugira imyaka y'abatoya cyangwa abakuru. Izo ngabo abo bera bari ku isi yose, kandi uko ibihe birushaho gukomera bo bagenda barushaho kugwiza imbaraga. Haleluya. Ntabwo ibihe bibamara imbaraga, ahubwo bagenda bagwiza imbaraga. Mana nishimwe, cyangwa ukimenya kuri muri uwo muryango mushya, muri urwo rubyaro rushya. Isi ntabwo iruzi kuko itamenye n'umwami wacu, ntabwo yatumenya kuko itamenye umwami wacu. Haleluya. Aza gutangiza umuryango mushya, urubyaro rushya bw'abahungu n'abakobwa bafite ishusho y'Imana, yayindi yari yaratakaye ikagenda igaruka. Kuva bakizwa bagenda barushaho gusa na Kristo umunsi ku munsi, umunsi ku munsi. Haleluya. Ni urubyaro rwongera rukagarurirwa ubutwari, kandi ni urubyaro rwongera rukagandukira Imana, rugenda rwitoza kugandukira Imana. Umutima wabo niho uterera, nibyo bashaka. Niyo bafite intege nkeya bahora bifuza kugandukira Imana, niyo batarimo kubyumva, niyo imibiri yacogoye, ariko mu mitima wabo handitsemo ikintu cyo kwifuza kunezeza Imana. Haleluya. Imana nishimwe. Yesu yaje nk'umwana w'umuntu, ariko atsinda aho Adamu natwe abamukurikiye twari twarananiriwe. Yatsinze ibishuko byose, ntiyigeze akora icyaha. Utigeze amenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba cyo kubera wowe nanjye. Nuvuga ngo ibishuko byose Satani yamuzaniye byose yarabitsinze, ntiyigeze akora icyaha. Arangije ntiyagarukiraho, atsinda n'urupfu kubwo kuzuka kwe. Ubutsinda bwegukana byiteka. Haleluya. Byiteka, byiteka. Ntiyabitwara ngo abyicarane mu ijuru, kuko ntiyarabikeneye abisigira twebwe twese abazamwizera. Haleluya. Eguka, shira ubwoba, ema, reka guhetama. Guhetamishwa n'iminsi, ibyo bikuriho n'iby'igihe gitoya, byo ntibihoraho, ariko ubutsinzi twahawe n'ubwiteka ryose. Ibikuriza uyu munsi hari igihe bizavaho, nawe ubwawe ukajya wiseka, wanabireba ukajya uvuga rwose ubundi bunari narabaye iki, kuko wabirushije imbaraga. Ariko ubutsinzi yaduhaye n'ubwiteka, ntabwo buri sezoniyeri, ntabwo ari ubw'ibihe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubutsinzi bwe nk'ubw'umwana w'umuntu yarabutsindiye, yabugaruriye abantu bose bari willing, bashobojwe n'umwuka wera kugira ubwo bushake bwo kwemera kongera kwambara ishusho y'Imana no kugenda barushaho gusa nayo. Bari willing. Iyo umuntu yakijijwe
arakana ko ubushake gahita kaza mu mutima we. Nibyo atarashobora bibabaza Imana, ariko si byo abayifuza. Niba warakijijwe, ubwo bushake bwaraje mu mutima wawe. Haleluya. Ubutware twari twaranyazwe n'icyaha muri Edeni turabugarurirwa. Haleluya. Hanyuma rero none iyo dusenze, data tuba tumuhaye ubutumire, akaza agakorana natwe. Haleluya. Mu rwandiko rw'Abakolosayi 2:15 ngo kandi maze kunyaga abatware, unabyibuka bya binyabubasha na bya binyabushobozi twavuze ku munsi w'ejo, ngo kandi amaze kubanyaga, burya baranyazwe nubwo bafite amazina akomeye, ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Ibi bintu rero ko bitanditswe mu gihe cyacu, hari igihe tutabyumva, ariko buko byagendaga biratandukanye. Muri bibiri ijambo ry'Imana haravuga ngo bityo Imana yanyaze za binyabutware na bya binyabushobozi, ibikoze isoni ku mugaragaro, yerekana ko Kristo abitsinze burundu. Paulo yandika aya magambo yarebaga uko byagendaga mu gihe cyabo. Iyo umujenerali yatsindaga, yazaga imbere bamuririmba, abo yatsinze bakaza inyuma ye babamwaza babakoba. Uko niko kwari kubatsinda ku mugaragaro. Satani rero yatsinzwe ku mugaragaro, ngo tumwivuga hejuru. Umugabo w'ingabo Kristo turi imbere, twivuga hejuru, turamukoba, turamumwaza. Icyo asigaranye n'iterabwoba, icyo akora rifite, kandi umuntu atarimenye rirakora. Imana itugirira ubuntu. Bityo Imana yanyaze bya binyabutware, byaranyazwe na bya binyabushobozi, ibikoze isoni ku mugaragaro, yerekana ko Kristo abitsinze burundu. Haleluya. Reka tuvuge gukoresha intwaro z'umwuka gatoya. Imana nishimwe cyane. Muri Matayo 16:18 ya magambo Yesu yabwiye Petero, haravuga ngo nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Haleluya. 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 Hari igitabo nasomye umwanditsi yarandikaga akavuga ngo yabayeho atekereza yuko iri jambo ngo ari nk'umukino mbese Satani afitanye n'itorero, ngo ari nk'umukino w'ipusi, w'injangwe n'imbeba, kandi ngo akumva ibyo ari byo byose akurikije ibyo yibwiraga naho yaragejeje kugera, yumvaga imbeba yaba ari itorero. Noneho Satani akaba afite imbaraga ameze nk'injangwe, agahora yirukankana imbeba imbeba yitwa itorero, idafite imbaraga, yuzuye ubwoba, yuzuye gutsindwa. Ariko siko biri. Mana nishimwe, uyu murongo si cyo uvuga. Haleluya. Ntabwo itorero riri mu gakino na Satani. Satani azi itorero iryo ari ryo, azabera abariho. Ni niyo mpamvu akoresha uburiganya bwinshi kugira ngo wowe utisobanukirwa. Kuko iyo gatoya umenya ukuri, uhita umucika. Agukubakubana utaramenya ukuri, agukubakubana agabishyiramo urusaku rwinshi, akabipiriza agashyiramo kugira ngo agukubakubane utaramenya ukuri. Yigeze kunkubakubana yifuza kwiyahura, ariko yankubakubanaga vuba ngenda iruhande rw'umuhanda nshaka gupfa. Ankubakubana ntaramenya ukuri, bukeye menya ukuri. Haleluya. None umurimo wanjye ni uwo kubuza abantu kwiyahura. Umurimo wanjye ni uwo kubwira abari babuze ibyiringiro ko ibyiringiro bihari, ariko yarankubakubanye ntaramenya ukuri. Nuko akugenza, ntugire ngo nuko kurusha imbaraga, ahubwo aragukubakubana vuba vuba. Urabona iyo umuntu abeshya arabisi, ziko bivuga, no gusiribanganya harya no, arabisisibiranya vuba vuba, utaramenya ukuri, utaramenya uriwe, akagusisibiranya akakwereka ibyinshi wanyu ko bizakwica, akabisisibiranya akakwereka kuri indushyi kuva wabaho nta cyiza uragira, akakwereka ko nta cyiza utegereje, akabisisibiranya akabyuzuza umutwe wawe, ukavuga utereka mfe nta kindi maze. Kandi abagira vuba kugira ngo udahura n'ukuri, kuko iyo ukuri kwaje imigozi yicika ntawe ugusengeye. Haleluya. Ukuri kw'ijambo kuraza kukatwuzura, ukajya kumva uremye, ukumva ugize imbaraga, ukumva ugize agaciro, batarinze kukurambikaho ikiganza. Mana nishimwe. Haleluya. Haleluya. Uyu murongo rero ntabwo ari cyo uvuga. Itorero si ryo rifite intege nkeya.
Itorero ntabwo ari ryo riri kuri defensive ritegereje ko bari kubita hanyuma rikirwanaho mu izina rya Yesu. Mwabonye ko za mu izina rya Yesu nyinshi zituruka mu bwoba. Za mu izina rya Yesu urya nyinshi ziba ziri mu bwoba. Imana nishimye. Ntabwo rero itorero ryo riri mu ntege nkeya ngo no riri kuri defensive ryirwanaho bari kubita ryirwanaho rihungagurika ritariho. Oya, si cyo uyu murongo uvuga. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Umurongo watubwiye ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Umva uko itorero ahubwo ryagenewe kumera. Ni itorero riganza, ni itorero ritsinda, ni itorero ritinyuka rikagera no mu marembo ya kuzimu. Ntago rihatinya. Ubundi umuntu akinze niwe uba ufite ubwoba kugira ngo imbohe zitamucika, kugira ngo utamwinjirana, kuko azi ko niwinjira uri busige umurangije. Itorero ni itorero ryuzuye ubudahangarwa, ryuzuye imbaraga, ryuzuye ubushobozi, ridatinya kugera mu marembo ya kuzimu. Rijyanywe n'iki? Kubohora imbohe. Haleluya, haleluya. Ntabwo turi abantu barimo kwirwanaho, turi abantu batera kugira ngo tugere no mu marembo y'ikuzimu, tubohora abo Satani atwaje igitugu. Mana nishimwe. Haleluya, haleluya. Muri make nubwo kuzimu yafunga gute, kuko ajya afunga, nubwo kuzimu yafunga gute, itorero ryahawe ubushobozi bwo kwinjira muri ayo marembo, rigakingura imiryango, rigabohora imbohe zigasohoka, zigakorera umwami w'abami, zikabaho mu mudendezo. Mana nihabwa icyubahiro. Turashimira Yesu wakoze umurimo ku bwacu. Turashimira Yesu watugize abe. Turashimira Yesu wadutije akaduha ku butware bwe. Imana nishimwe. Haleluya. Tukinjira tukamunyaga imbohe yarakingiranye. Aya marembo ikuzimu muri make niyo iri kuri defensive, kuko irimo irirwana, kuko imenya ukuri uhita ukurayo mwene wanyu, wamenya ukuri ugakurayo umugabo wawe, wamenya ukuri umwana wakavayo, wamenya ukuri ukarenga bene wanyu bo mu maraso ukajya gutabara bene wanyu b'Abanyarwanda, wamenya ukuri ugatabara abandi, wamenya ukuri ugatabara abandi. Niwe ahora yirwanaho kugira ngo utamenya ukuri ukamunyaga ukamumaraho abantu. Mana nishimwe. Haleluya, haleluya. Tukamunyaga imbohe zose yarakingiranye. Yesu yasezeranye itorero ryuzuye ubutwari n'imbaraga, ritera buri murimo wa kuzimu aho ugaragajwe, ntago rireka gutera. Itorero rifite umurimo, abera dufite umurimo wo gutera, wo gusenya buri murimo wa kuzimu aho ugaragajwe. Niwo murimo dufite mu minsi tukiri nahangaha mbere ko tujya iwacu. Umwanzi wacu iyo tumumenye bidushoboza kumutsinda no gushira amanga. Haleluya. Petero yatwandikiye umurongo wo muri Petero wa mbere 5:8. Si umurongo wo kudutera ubwoba, nuko umurongo wo kutubwira realite y'umwanzi kugira ngo tumurwanye twamumenye. Aravuga Petero wa mbere 5:8 ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera. Ikintu cya mbere umuntu uzerera nta n'imbaraga bafite. Ngo kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare. Nk'intare, ntabwo ari intare. Ngo kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Twumvisemo ibintu bitandukanye hano. Icya mbere ni umurezi. Umuntu wese uregana nta mbaraga bafite. Byo ni mubizi. Natwa twana turegana cyane. Umuntu uregana, yaba uwo uregana mu ishuri, yaba uregana hehe, nta mbaraga bafite. Satani rero nawe ni umurezi, yirirwa turega, yagize gutya yagize gutya. Nta nubwo kurega kumana gusa, nawe akurega kuri wowe ubwawe. None akakwemeza ko ati urasenga ute, kabarinzi bajye mu yitatu, wowe urabizi. Nawe ubwawe akagushinja. None ukavuga uti nta mpamvu yo kwiyiriza n'ukuntu naraye. Uzi ko hari n'abantu bareka kwiyiriza ari ikintu cyabaye kitari n'icyaha. Hari igihe imbaraga zikuzimu ziguteza urugero usambanywa urya usinziriye, wari uri nko mu masengesho. Reka mbibutse inshuti z'Imana, iyo turi mu bihe byo gusenga tuba tumeze nk'ukoza agati mu ntozi. Muranyumva inshuti z'Imana? Muranyumva? Ubukojeje agati mu ntozi. Hari ibintu bibyuka byari byiyicariye kuko watangiye gusenga, ariko kuba byari bicecetse ntibyari bivuze ko bidahari. Byari bihari ahubwo bitegereje kuzakurundura. Noneho wasenga ukabukojeje agati mu ntozi, none ukaba wagira nk'izo nzozi mbi ugahita urekera mu masengesho. Urumva ikinyoma? Ntaturega ku Mana gusa, akurega no kuri wowe ubwawe kugira ngo aguce intege. Uretse n'ibyo warose, nubwo waba biguyemo,
none se ugutabara n'umuhungu uzatabarwa nande? Ugukiza n'umuhungu uzakizwa nande? Niwe ducumuraho ariko niwe dusanga ngo dutabare. N'umugizi wa neza. Haleluya. N'umurezi. Petero ntago arimo kudutera ubwoba, ahubwo arimo aratubwira reality yuko tujya dutinya ari. Ngo abikora nk'intare, azerera nk'intare ariko si intare. Siyo, ahubwo yigana intare. Ashaka igiteye ubwoba gikomeye kugira ngo akigane, none wowe uhungabane. Ikindi Satani arigana intare y'ukuri yo mu muryango wa Yuda ni Yesu. Ngo tubona mu Byahishije 5:5. Haleluya. Ngo umwe muri babakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda ni igishyitsi cya Dawidi aranesheje. Ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanyije. Intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje. Satani rero arigana kugira ngo gufatiranye utaramenya ukuri kandi azane ibiteye ubwoba. No umurezi yivuga nk'intare, no vuga ngo bishyiramo urusaku rwinshi kugira ngo ugire ubwoba, agufatirana utari wabimenya. Ariko yambuwe imbaraga imbere ya Kristo uri muri twebwe, nta mbaraga afite. Arazerera agira ngo arebe warangaye, agira ngo arebe utaramenya ukuri amufatirane. Ni icyo ngicyo kimuzerereza. Imana nishimwe. Haleluya. Urugamba rwe rero abo rubasha gutsinda bose nahangaha mu mutwe. Ni ibintu bye agushyiramo akakwemeza. None agateranya ahantu wigeze kunanirwa n'ahandi wananiwe, akabiteranya akakwereka ko n'icyo ngicyo uhagaze imbere n'ubundi kitazakunda. Ni urugamba rwo mu mutwe, kuko arabizi ko urugamba rwo mu butware bwo ntabwo mwagendana, ariko agutera mu bitekerezo. Akakwereka biwanyu bapfuye, akakubwira ko nawe iyo myaka utazayirenza byanze bikunze. Ariko abamenye ukuri, turavuga ngo iwacu barapfuye, ariko twebwe ntituzapfa kuri iriya myaka. Yesu yari ataraza. Akakwereka indwara mama wawe yarwaye n'izo papa wawe yarwaye, kandi akakwereka n'ibimenyetso ko nawe zirimo ziza, kandi nawe ugahita wicara ukazitegereza uti kahereye hano mwibere, komeza mu ijosi. Atari kuzwa mama yajyaga avuga ngo kahera kamufatiraga mu rubavu, none nawe ukagafata. Uzi ko ibyakiriye biba adutsindira hano. Iyo biri tubwira kugwiza amagambo y'Imana muri twe kugira ngo avugurure imitekerereze yacu, ni icyo bagira ngo dukize, kugira ngo umenye ngo ndi urubyaro rushya muri Kristo Yesu, ibyanjye bigenwa n'ijuru. Amagambo y'Imana akakuzura, akakumara ubwoba n'impagarara. Haleluya. Haleluya. Uyu mwanzi uduteye ubwoba yaratsinzwe ku musaraba. Imana nishimwe. Luka 10:18-19 ngo arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Arangira avuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Rwose nta kintu kizagira icyo kibatwara. Uyu mwanzi rero akwiriye kurwanywa. Iyo dusenga turamurwanya, ntago tumwihorera. Yakobo 4:7 ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ntago tumuha agahenge, twabwiwe kumurwanya. Ngo nuko rero mugandukira Imana, mwubaha Imana, mwumvira Imana, hanyuma murwanye Satani. Nimumurwanya nawe azabahunga. Ikintu cyose kitameze nk'uko Imana ishaka hafi yawe, mu bawe, mu rugo rwawe, Imana yaguhaye izo mbaraga, iguha n'iryo tegeko ngo rwanya Satani nawe azahunga, kandi ahungana n'ibye bikamera nk'ibitarigeze bihaba. Haleluya. Satani n'ingabo ze rero bo barabizi ko nta mbaraga bafite ku bafite Yesu, ariko bakoresha rwa rusaku rwinshi, kwa kugujisha, bagakoresha kubomborekana, bikaza ari byinshi kugira ngo ukunde ugire ubwoba. Abera benshi rero bakabaho batinye ubwami bw'umwijima, batinye amadayimoni, cyangwa se batinye abarozi. Kambasetse rero nubwo bwije. Haleluya. Uzi ko ubwoba bw'abazimu cyangwa bw'abarozi buri reyeri, nubwo kuri. Kera umuntu yajyaga avuga inkuru azivugira iruhande rwanjye, inkuru z'abarozi, inkuru z'umuntu wafashwe n'amadayimoni, cyangwa se umuntu agafatwa n'amadayimoni bugufi bwanjye. Ubwoba ntatekerejeho, ngahita nsheshe urumeze. Urabyumva ibyo bintu? Abo bibaho. Haleluya. Njye nawe waciyeho, abakiriyo. Haleluya. Umudayimoni yakwivugira mu muntu gasheshe umeze. Simbipanze ko ngiye kugira ubwoba, ariko nuvuga ngo ukuri kuba kutaragwirira muri wowe. Ntabipanze ngahita nsheshe urumeza. Muraruzi bwa buheri bumeza nk'imbeho kwishi, ngahita nshishira mu imbere.
umuntu arimo avuga inkuru z'abarozi, kuzivuga gusa, cyangwa umudayimoni yimanifesta aho ngaho hafi, urumeza. None Satani yagize ibyago narabimenye. Nubwo yazana n'abarozi 100 na 200, yagize ibyago yagize ibyago ntiyankubirana, yagize ibyago muhura n'ukuri. Haleluya! Dufite ubutware nshuti z'Imana. Wikwemera ko gukubirana utarabimenya. Wiza ukuri mu mutima wawe, umenye wagizwe, uhaguruka usenye ubwami bwa Satani. Wikwemera akavuyo ke iwacu no mu bacu, ujye uhaguruka usenye. Imana nishimye. Haleluya! Kubara 23:24 haravuga ngo dore ubwo bwoko, muribuka aya magambo ni Balamu yavugaga. Baraki yamuhamagariye kuvuma ubwoko bw'Imana. Ngo dore ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore. Muri make Yesu yaduhaye kubyi. Muribuka ko ari we ntare y'umuryango wa Yuda, gishyitsi cya Dawidi, yaduhaye kuri iyo kamere ye. Abe natwe tubaduka nk'intare. Ngo dore ubwo bwoko baduka nk'intare y'ingore. Abazi iby'ibikoko ngo niyigira amahane. Ngo dore ubwo bwoko baduka nk'intare y'ingore, buvumbuka nk'intare y'ingabo. Haleluya! Ntizaryama itara ry'umuhigo, itaranywa amaraso yabishwe. Muri make ntizarekeraho idakoze icyo yari hagurukiye gukora iyo ntare. Hanyuma ngo nubwo bwoko batwebwe abari muri Kristo Yesu. Haleluya! Duhabwa ku kamero kuwo twitirirwa, we yitwa intare y'umuryango wa Yuda, natwe tukavumbuka nkazo. Mana nishimye cyane. Menye ubutware, ushira ubwoba. Mwanzi wawe n'umwe ni Satani. Nta kibazo na kimwe ufitanye n'Imana. Imana ntikurwanya, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iragushyigikiye, yiteguye kuguha imbaraga kugira ngo ushobore guhagarara muri gakondo yawe. Haleluya! Twebwe abamukurikira aduha kuri kamere ye, ku kamero ke. Iyo twabimenye dushira ubwoba imbere y'ubwami bw'umwijima. Dukwiye kumutera rero tukamumenesha rwose, ntitumuha agahenge namba. Intwaro dufite ziratangaje kandi zirahagije. Icyo dukeneye no kubyibutswa buri munsi, tukabyibutswa buri munsi kugeza igihe byicare mu mitima yacu. Reka ndangize kuri iki cyanditswe. Abikorinto 2:10 tugeze kuri 4. Ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Haleluya! Tugenda nk'abantu, dusa n'abantu. Umuntu yatubona rwose akabona turi abantu bananirwa, basinzira, basonza, ariko dufite izindi ntwaro zirusha imbaraga uyu mubiri. Ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, turwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Abatari muri Kristo Yesu ntibazifite, ntibanazizi, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana. Ntabwo ari imbere ya Satani gusa, kuko Imana iragutegereje, uko twavuze ku munsi w'ejo. Uko wicara uyitegereje, nayo iragutegereje, ikavuga ngo azahaguruka ryari, azakoresha intwaro afite ryari. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Ibi bihome yavugaga byabaga ari ibihome birinze imidugudu cyangwa birinze amagereza, birebire mu butambike, binini, byubatswe n'amabuye. Imbaraga wahawe, ubushobozi wahawe bufite kumena ibihome by'umwanzi, uko byasa, uko ariko kose. Reka duhaguruke dusenge itorero ry'Imana. Kuki twiga aya magambo? No kugira ngo dukomerere muri uru rugendo, umwanzi ntakuriganye. Imiruho n'imibabaro dufite muri Kristo, nako dufite kandi turi abakristo, yose ishingiye kutamenya abo turi bo mu mwami. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana nta kibazo ifitanye nawe. Imana ntabwo ikurwanya. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iragutegereje ngo wambare imbaraga. Imana iragutegereje ngo ugwize imbaraga. Hari ibintu bikwiye kuva ku buzima bwawe rwose. Hari ibintu bimwe dushobora gucamo, Imana irimo itwigisha kuyiringira, irimo itwigisha kuyizera, irimo idutegura rwose. Ariko hari ibindi by'uburetwa bwa Satani, ubyumva neza ko ari uburetwa bwa Satani. Ntabwo Imana ikwigishisha gutwikirwa n'igicucu cy'urupfu. Iryo ntabwo ari ishuri ry'Imana, ntabwo ari isomo ry'Imana. Aho uhorana kuremererwa, aho uhorana
kumva udafite ubuzima, ubwo ni uburiganya bwa Satani. Aho wumva utazigera ugirirwa neza, aho wumva utazigera utunga ibyiza, ubwo ni uburiganya bwa Satani. Ni igicucu cye abudukisha ku buzima bwawe. Wari waragenewe kuba umwana w'umucyo ariko ugatura mu mwijima, ahantu hataba ibyiringiro namba, ahantu umuntu atareba imbere ngo bikunde, ahantu umuntu ahora yisabira gupfa. Icyo ni ikintu cyenda kumera nk'urukote cyangwa nk'ururingiti ruremereye umwanzi atwikira ubuzima bw'umuntu, umuntu agahora yumva nta cyiza kizamuvamo. Ngo n'uburiganya bwa Satani ntabwo ari ishuri ry'Imana. Umwanzi akatwototera, akagera mu mazu yacu, akazana ikimeze nk'ikiriyo mu buzima bwacu, munezero ukadushiramo. Yakoresha ikibazo n'ingorane iyo ari yo yose, ariko akazana ikintu gitwikiriye kimeze nk'ikiriyo. Umuntu agatura munsi y'icyo kirere, umuntu akananirwa kwinyagambura. Ubutwari urabufite. Genda uhindure gusenga, genda uhindure gusenga nshuti y'Imana. Reka ufate akanya ko kwitegereza ubuzima bwawe, ntiwemere uburiganya bwa Satani. Gusubira inyuma mu byo kwizerwa, gucogora wari umaze kugwiza agatege, ubwo ni uburiganya bwa Satani. Ntabwo Imana yatugerageresha icyo, ni ukwibwa agatege ko mu mwuka wari umaze kubakitse muri wowe, kakagukamamo, ugahora uri umuntu uhora utangira. Abo mwakirijwe rimwe barimo barakoreshwa n'Imana iby'imbaraga, ariko waba uri umuntu uhora utangira. Ubwo ni uburiganya bwa Satani, kugira ngo udahagarara muri gakondo yawe, udahagarara mu by'Imana yakugeneye, udahinduka intwaro nawe Imana irwanisha, udahinduka intorezo Imana irwanisha, udahinduka igikoresho mu biganza by'Imana, kugira ngo muri wowe hari kuzaca ubutabazi bw'umuryango w'iwanyu, muri wowe hari kuzaca gusenya ubwami bwa Satani mu muryango w'iwanyu, ugakererwa kugira ngo abapfa babe bapfa, abanyagwa babe banyagwa, abari bageze igihe cyo gushyingirwa ntibashyingirwe, abari bageze igihe cyo kubyara ntibabyare, kugira ngo umwanzi abe yiba, nyamara ipfundo ryabyo ryari ririzikiye muri wowe wakijijwe mbere. Ariko kuko Satani azi icyo wakora uramutse umenya ukuri, akakubuza gusenga, akakubuza guhura n'amagambo y'Imana mazima. Nasanze Satani afite imbaraga zo guhuza umuntu n'inyigisho z'ubuyobi, kugira ngo umuntu atazamenya ukuri, agasenya ubwami bwa Satani wabo no mu muryango w'iwabo. Ugasanga umugore yakundaga Imana, umugabo yakundaga Imana, ariko umwanzi aramuringanyije, amuhuje n'inyigisho z'ubuyobe, amuhuje n'abigisha b'ubuyobe, kugira ngo atazamenya ukuri, agasenyera Satani mu rugo. None umuntu akaruhira mu gakiza, ugasanga umugore yararushye, nta kabaraga afite, nta mbuto yabona zo kwerera uwo mugabo, ahubwo umuruho w'inyigisho z'ibinyoma uramwishe. Satani ni umuriganya, ariko Imana iragukunda, Imana igufiteho umugambi mwiza, Imana ntiyakuretse. Niyo mpamvu Umwuka Wera turembuza kugira ngo twihererane nawe, kugira ngo dusenge, tugwize agatege. Imbaraga z'Imana zirareremba, ziba zishaka umuntu wakwicaraho, umuntu uri bugire inyota, akavuga ngo ndi hano mwami, ndi hano mwami, ndi hano bari njye utuma, ndi hano mwami bari njye ukoresha, ndi hano mwami ngubere cano ucishamo ubutabazi mu muryango w'iwacu. Mwibuke ko Imana itaviyoretinga, ntabwo iviyora, ntabwo yica amategeko. Iteka ikenera umuntu wo muri urwo rubyaro kugira ngo ice muri we, ubwami bwa Satani busenyuke. Reka twisengere, wakira imbaraga z'Imana mu buzima. Fata nk'umunota wo gusenga, wongere wakira imbaraga z'Imana mu buzima bwawe. Wimika umwami w'abantu, gere Mwuka Wera utunkwegura ibitekerezo byanjye. Nifuza kwigishwa nawe. Umwanzi yarankubiranyije, aransisibiranya, ntamenye ukuri, ntamenye ubutware naho, genda n'ubwoba bw'ubuzima, genda n'ubwoba bw'imibereho. Naranyazwe, byari ibyanjye byarancitse, none ndakwiyeguriye Mwuka Wera. Ngarutse guhagarara mu mugabane wanjye, ngarutse kuba icyo wangeneye kuba cyo.
sengera imbere ye nk'umunota umwe. Ibi turabibwira abakijijwe, abagize umugisha, abinjiye mu isezerano. Muri ubu bwami hakora amasezerano, muri ubu bwami hakora ibihango. Niyo mpamvu kugira ngo tugaruke kwa Yesu gusubirana bwa butware nuko twemera tukamwimika nk'umwami n'umukiza. Waba uri hano nta sezerano ufitanye na Yesu, uzamura ikiganza gufashe gusenga. Urabizi ko utarakizwa, urabizi ko utari umwana w'Imana, uza gusenga uradukunda ariko nturakizwa. Urahari ngo uzamure ikiganza cyane. Urahari ukeneye kwinjira mu isezerano, urahari ukeneye guha Yesu ubuzima bwawe. Nawe mbona, reka dusenge. Reka wongere wimike umwuka wera, wongere umubwire ngo ndagarutse, ndagarutse. Menye ukuri, menye uwo nagizweho. Data, turi iteraniro ry'abahungu bawe n'abakobwa bawe, abo waguze amaraso, abo wakunze, babandi washubije ubutware, abo Satani yari yaranyaze rwose. Inkoni y'ubutware yaravuye mu biganza byacu, ariko turi abo ngabo wagiye ku musaraba ku bwabo. Uyu mugoroba twongeye kumenya ubutware waduhaye, twongeye kumenya imbaraga waduhaye, twongeye kumenya uburiganya umwanzi yashyize ku buzima bwacu, tukabaho turi abihebe, tukabaho tubamye, tukabaho dushobewe, tukabaho tutareba imbere, dutwikiriwe n'igicucu cy'umwijima, twisabira gupfa, dutuye mu kiriyo kitarangira. Ariko uyu mugoroba twongeye kuguha ubwenge bwacu umwuka wera. Ngwino uganze mu bitekerezo byacu, ngwino uganze mu bwenge bwacu, ngwino uganze mu ngingo zacu. Ahacu hari hapfuye hakira imbaraga z'umuzuko, buri rugingo rwakira imbaraga z'umuzuko, imbaraga z'umuzuko, imbaraga z'umuzuko zikorere mu bwenge, zikorere mu bitekerezo, imbaraga z'umuzuko zikorere mu ngingo zari zipfuye, ingingo zari zipfuye, ingingo z'umubiri zari zipfuye, zikorere mu nda, zikorere mu magufwa, zikorere mu migongo, zikorere mu maraso, zikorere mu misokoro, zikorere muri buri rugingo. Imbaraga z'umuzuko, imbaraga z'umuzuko, kuko mwami Yesu wahuje natwe umubiri n'amaraso, wahinduje urupfu rwawe ubusa, imbaraga zaturwanyaga wazihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'umuzuko, imbaraga z'umuzuko uyu mwanya zikorere mu mibiri yacu, zikorere mu mibiri yacu. Buri rugingo rw'umuhungu wawe, rw'umukobwa wawe rwari rurimo rushiramo ubuzima, rutakaza ubuzima uyu mwanya. Imbaraga z'umuzuko, imbaraga z'umuzuko, imbaraga z'umuzuko, umuriro w'umwuka wera wongera kubeshaho, nubeshaho buri rugingo rwe, nubeshaho buri gikorwa cye, nubeshaho ibyo mu rugo rwe. Ndabivugaho ubuzima, ndabivugaho ubuzima, ndabivugaho ubuzima, ndabivugaho ubuzima. Ubuzima bugaruke hagati y'umubano we n'umugabo we, ubuzima bugaruke hagati y'umubano w'abana n'ababyeyi. Ubuzima, 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 ubuzima. Igitwikirizo cy'ikiriyo, igitwikirizo cy'umwuka w'urupfu cyomoroke ku mago yacu, cyomoroke ku miryango yacu, cyomoroke ku buzima bwacu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umucyo w'itangaza umurasire, umucyo w'itangaza umurasire, atwikururwa igitwikirizo kibi umwanzi yashyize ku buzima bwe. Uyu mugoroba abahungu bawe n'abakobwa bawe bahuzwe n'ibyiza babikiwe, bahuzwe na gakondo yabo, bahuzwe n'imigambo bafitiye, bahuzwe n'ibyo wanditse ku buzima bwabo, bahuzwe neza mbaraga, za mbaraga zawe, imbaraga zawe ziba umugabane wabo, abo mugabane wabo abari bacogoye, imbaraga zawe zibegure, imbaraga zawe zitwegurira abahungu hano, zitwegurira abakobwa, zitwegurira abagore n'abagabo mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe ziburizemo ibyo umwanzi yibwiraga ko abarangije mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe, imbaraga zawe zihagurutse abagore, zihagurutse abagabo, zihagurutse abasore, zihagurutse inkumi mu izina rya Yesu. Iri joro, iri joro ribe iri joro ryo kuguranirwa, ijoro ryo kuguranirwa, ijoro ryo kuguranirwa mu izina ryawe Yesu. Uburiganya bwose umwanzi yamuriganyije akagera ubwo agurisha umurage we, umurage we nk'uko Sawuli yagurishije umurage we w'imfura, akagira uwo agurisha n'amagambo ye, akivugira ko atazabaho n'amagambo ye, akivugira ko atari uwo guhirwa. Uyu mugoroba turabivuguruje kubw'ubutwari n'ubushobozi wampaye, mvuguruje ayo masezerano yakorewe mu bupfapfa mu izina rya Yesu. Maraso yawe Yesu asheshe ayo masezerano. Turavuga ngo tuzabaho, turavuga ngo tuzarama, turavuga ngo tuzakora ibyo dusabwa gukora. Aya masezerano twakoze tukivugira ngo nta cyiza cyatuvamo, uyu mugoroba turabihinduye, turabanyamumaro, turabanyamugisha, turagwira, turororoka, aho tugeze haba umugisha. Amago turimo arahirwa, bizinesi dukoreramo zirahirwa, abavukana natwe barahirwa. Ntabwo turi porte malheur, ntabwo turabazana ibyago, turabazana umugisha. Aho tugeze hose haba umugisha.
turabe igikundiro, turabo kwifuzwa kubw'amaraso yawe Yesu. Ibyo dukoze bitubera byiza kuko bifite umugisha wawe. Tugenda tugwiza imbaraga, ntabwo tugenda dushiramo imbaraga, tugenda tugwiza imbaraga, tugenda tugwiza imbaraga. Umwaka nyuma y'uwundi urugendo rw'agakiza agenda agwiza imbaraga, agenda agwiza imbaraga, agenda agwiza imbaraga. Ntagenda akamuka, ntagenda ashiramo imbaraga, ntagenda ashiramo gukora k'umwuka wera, agenda agwiza imbaraga, agenda agwiza imbaraga, agenda agwiza imbaraga, agenda agwiza imbaraga, agenda agwiza itoto, agenda agwiza imbaraga, agenda agwiza imbaraga, agenda agwiza imbaraga. Urakoze mwami w'abantu. Tuvuze umugisha ku miryango yose ihagarariwe hano, tuvuze umugisha ku bagabo b'abagore bari hano, tuvuze umugisha ku bagore b'abagabo bari hano, tuvuze umugisha ku bavandimwe bafite abavandimwe hano, tuvuze umugisha ku bana bafite ababyeyi bari hano, tuvuze umugisha ku babyeyi bafite abana bari hano, tuvuze umugisha ubwo wahuje natwe umubiri n'amaraso Yesu, tukaba natwe twarahuje umubiri n'amaraso naho tuvuka naho twashatse. Twoherejeyo umugisha wawe, tubavuzeho kurindwa kubera twebwe, tubavuzeho guhirwa kubera twebwe, kubera ikimenyane dufitanye nawe Yesu. Tubavuzeho guhirwa, tubavuzeho umugisha, tubavuzeho kurindwa mu izina ryawe Yesu. Ikimenyetso cy'amaraso kibabeho, batwikirwe nabo binjizwe muri iki gihango. Mucyo wawe ubavire, gitwikiriza umwanzi yatwikirije abacu ngo badakizwa, tukiborosoyeho kubw'imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Umucyo w'ubutumwa bwiza nubona ubwicaro, mu ndirimbo bakizwe, mu ijambo ryawe bakizwe, batambuka bareba ibyaremwe bahure n'imbaraga zawe bakizwe. Ubwenge bwabo butwikururwe bugukingukire. Urakoze mwami mwiza, turagushimiye umugoroba mwiza waduhaye. Urakoze kubw'abahungu bawe n'abakobwa bawe warembuje. Umugisha wawe n'ubomeho, ikiganza cyawe nikibashorere, ineza yawe nibe ku buzima bwabo. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Mwami Yesu abaho umugisha, abagire neza. Murakoze kwihangana twarenza amasaha na hejo. Tuba dutangiye kwinjinga saa 11:15 tugatangira kuramya Imana. Ni karibu kandi utumire n'abandi. Media team